izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu, Shalom, nimugire amahoro. Padiri Dominique uje kongera kwifuriza uwa gatatu mwiza wa kino cyumweru. Tubahaye ikaze muri gahunda y'umugisha tubagezaho umunsi wundi. Nyagasani mwese akomeze abagire neza, Nyagasani mwese akomeze abagirire ubuntu. Nimucyo rero twongere tubwire Nyagasani tuti: Nyagasani Yezu, ngwino dutabare, ngwino dufashe, ngwino turwaneho, duciye bugufi kandi dusabye imbabazi z'ibicumuro byacu. Turakwinginze Nyagasani Yezu, turashaka kwera imbuto nziza Nyagasani Yezu. Amen. Isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro. Muri iyo minsi urabwira Aburahamu mu nzozi ati: Aburahamu, ntutinye, ndi ingabo igukingiye, ibihembo byawe bizaba byinshi cyane. Aburahamu aramusubiza ati: Nyagasani Mana, wampaye iki? Yewe ngiye gupfa nta kana, kandi uzanzungura ni Eliyezeri w'i Damasi. Ati: dore nta rubyaro wampaye, none ngiye kuzungurwa n'umwe mu bagaragu banjye. Uhoraho niko kumubwira ati: ntabwo ari we uzakuzungura, ahubwo uzazungurwa n'uzaturuka mu maraso yawe. Nuko Uhoraho amujyana hanze, aramubwira ati: ubura amaso urebe hejuru, maze ubare inyenyeri niba ushobora kuzibara. Nuko aramubwira ati: dore ni kuriya urubyaro rwawe ruzangana. Aburahamu yemera Uhoraho, bituma amubonamo ubutungane. Aramubwira ati: ndi Uhoraho wagukuye muri Uri y'Abakalideya kugira ngo nzakugabire iki gihugu. Aburahamu aramusubiza ati: Nyagasani Mana, nzabwirwa n'iki ko nzagitunga? Uhoraho ati: jya kunshakira inyana y'imyaka 3, uzane n'ihene y'imyaka 3, isekurume y'intama y'imyaka 3, hamwe n'intungura n'inuma. Aburahamu amuzanira ayo matungo yose, ayasaturamo kabiri, igisate kimwe akirambika imbere y'ikindi, ariko inyoni ntiyazibaga atyo. Inkongoro ziza kurya izo ntumbi, Aburahamu arazirukana. Izuba rigiye kurenga, Aburahamu afatwa n'ibitotsi, arasinzira, araheranwa. Ubwoba bumutaha ari bwinshi, abutewe n'umwijima w'icuraburindi. Igihe izuba rimaze kurenga n'umwijima umaze gukwira hose, ifumbi icumbeka nk'ikibatsi cy'umuriro binyura hagati ya za nyamaswa zaciwemo kabiri. Uwo munsi Uhoraho agirana amasezerano na Aburahamu muri aya magambo ati: iki gihugu ngihaye urubyaro rwawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 7, umurongo wa 15 kugera kwa 20. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: muritondere abanura b'inyuma babasanga. Inyuma basa n'intama, naho imbere ari ibirura by'ibihuzi. Muzabamenyera ku mbuto bera. Hari usoroma imizabibu ku mahwa, cyangwa se imitini ku mikeri? Burya igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, naho igiti kibi kikera imbuto mbi. Igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, n'igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza baragitema, bakakijugunya mu muriro. Nuko rero muzabamenyera ku mbuto bera. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bazabamenyera ku mbuto bera. Nshuti bavandimwe, ijambo ry'Imana tumaze kumva, turongera kubona ibintu bibiri bihabanye. Yezu agenda akora ikintu bita imbusane, ngo hari bamwe bagiye kubaza ngo mwitondere abo bantu baza babasanga. Mwitondere abo bantu baza babasanga, ngo bameze nk'ikirura cyambaye uruhu rw'intama. Mu yandi magambo, intama ni itungo rizima, itungo ryitonda, itungo mu muco wa Kiyahudi no mu muco wacu muri rusange rihora rituje. Ariko ikirura ni cya kindi kigera mu ntama kikazirya kikazimara. Mu yandi magambo ni imbusane. Ni nk'uko wavuga injangwe n'imbeba. Ni ibintu bizirana, hari kimwe ikindi kirabura kikisha, cyangwa se ubuzima bwacyo bukarangira.
Yezu rero ari gutanga iyi nyigisho kubera ko azi neza ko hari igihe kizagera akaba atakiri muri iyi si, ariko abigishwa be cyangwa se abamwemeye, abazaguma muri ayo matsinda, hari ibigeragezo bazahura nabyo kandi kugeza na n'uyu munsi bigihari, ngo bazabamenyera mu mbuto bera. Bene abo bahanura b'inyoma si abo ku gihe cya Yezu gusa, burya dore ko ngo burya Yezu igihe yigishaga hariya muri za Galileya n'ahandi hose, ntabwo yari wenyine, hari n'abandi bahanuzi rwose bavuga, ndetse muribuka na Pawulo mutagatifu mu cyumweru gishize yaratubwiye ati yewe njyewe sinari nzi no kuvuga neza. Hari bamwe bari bafite akarimi karyoshye gasize umunyu, gasize isukari, ubuki, bavuga zigatinyana, ariko hari kondisiyo kugira ngo umenye niba koko. Ni byinshi birumvikana umuntu agomba kugenzura, agomba kureba kugira ngo amenye se koko uyu muntu aravugira Imana, aravuga iby'Imana. Murabizi ko icya mbere twababwiye ko ari ukumva, gutega amatwi ijwi rya Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu niwe wenyine wadushoboza kumenya ese kanaka ibyo yigisha, ese kanaka ibyo yigisha si indonya dushakamo, si uburyo. Dore ko akenshi mu bihugu bikennye, nigeze kubabwira umuntu wigeze kuhura n'undi bariganye, aramubwira ati shati nta kazi urabona, ati ntako kabisa, ubu ndi umushomeri, urebye wanteramo kamwe gusa ni wowe nagira. Atari ko ati ibyo bintu urimo wigukina, ati ubu wabuze n'ubushinga akadini koko, abandi niba ari bwo gushinga amadini bakiguriramo za rava, bakiguriramo amamodoka, bakubakamo amazu, wowe uri mu biki? Urumva ni realite, ni ibintu bihari muri iyi si, cyane cyane mu bihugu bikennye, aho ubona ubukene bukomeza kwiyongera n'amadini akiyongera. Ubukene buriyongera n'amadini akiyongera. No, icyo ngicyo hari igihe nyine bagufatirana ntunabitekereze, ariko ibyo ngibyo ntushobora kubishozaho ngo byitegereze wibaze impamvu yabyo. Nuko nyine akenshi babaza ati ba bantu bafite ibibazo bitandukanye mu isi iri guharanira amajyambere, ariko ikiri mu bukene, aho ukomanze hose ukavuga umwami Yesu, ukavuga Yezu, ukavuga iki, bihurirana na bya bibazo abantu bari bafite, bakaza ngo baje kukuruhukiraho, ngo uje kubaruhura. Ni muri iyo nzira. Niyo mpamvu muri bino bihugu byateye imbere akenshi biragoye, nubwo abantu basenga ari bake. Abantu basenga ari bake n'ahangaha, umuntu uje abaje, iyo aje akaza rwose abaje. Nicyo nabonye n'ahangaha, hitamo imaripfu. Ariko nanone nubwo badasenga, nubwo wazana bya bindi njya numva ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye, ngo umukire ngo ugasakuza ukikunkumura, ntabwo barakuvira mu mazu. Reka da, hano iyi paruwasi turimo ifite ingo bavuga babatijwe bagera ku 7,000, ariko baza mu kiliziya ntibarenze 100. Ntibarenze 100, ariko iyo aje abaje. Sasa rero Yezu ati bene abo bantu bazabazamo, bazabinjiramo, muzabamenyera mu mbuto bera. Imbuto bera ni izihe? Imbuto ni izihe? Mutagatifu Yakobo aravuga ati ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Imbuto ni ikintu gifatika, imbuto ni ikintu ushobora kubona kigaragaza. Kanaka niba mfite urukundo muri nge uzabibona. Ntabwo nakomeza mu magambo bya bindi Yezu nawe yavuze ati nimwihatire kumva ijambo ry'Imana, ahubwo murishyire mu bikorwa. Burya igikorwa ni rezilita cyangwa se n'imbuto y'ukwemera uba ufite. Yezu rero ati bazabamenyera mu mbuto bera. Si abo bahanura b'inyoma gusa, ariko nawe ndagira ngo duse n'abasunika iri jambo ribi ryawe. Nawe niba uri uwemera, niba uri umukristo muzima, bazakumenyera ku mbuto wera. Imbuto rero nawe ubwawe hari izo bagukeneyeho. Niba uri umukatejisiti, niba uri umwigisha, niba uri iki, kandi abantu ba kino gihe nicyo bashaka kureba, nicyo bitegereza, nicyo bari kubona.
imbuto zawe ni izihe? Ubugwaneza, urukundo, impuhwe, imbabazi, kubabarira, gutabara. Imbuto ni nyinshi isi ya none igukeneyeho, igutegerejeho, igushakaho. Kristo Yesu akuzwe. Uzabona rero muri abo bantu twavuga bo Yesu yise abigisha b'ibinyoma, abo baduka, abo barindagiza abantu rimwe kugira ngo babatware banabarye n'ibyabo. Iyo usanzwe uri wa muntu ujarajara, barakujarajaza nyine. Niyo mpamvu iteka muri nuza muri mwitumanaho hari ikintu bita ngo ni media literacy. Kugira ngo ubone inkuru, ujye ubona hari igihe batangaza nk'inkuru kuri izi mbuga nkoranyambaga, ukajya kubona umuntu yabonye ibintu ntiyanabitekereje, yabonye ngo padiri ngo akira nawe ngo ukansunikira ibyo bagwaye, nawe ukabisunikira abandi. Niwigeze ubishozaho ubitekerezeho uvuge ngo ese ibi nibyo cyangwa si byo. Rero nk'uko tuvuga mu iyobokamana ngo icyo bita discernement des esprits, gusesengura cyangwa se gushishoza umuntu uvuga iby'Imana n'uvuga ibya shitani cyangwa se ubeshya umanura w'inyoma. No mwitumanaho hari ikintu bita media literacy, cyangwa se kuvuga ngo ni gutuvumbura inkuru y'ikinyoma n'itari ikinyoma. Reka dutange urugero. Ati papa yasubije perezida w'igihugu runaka cyo muri Afurika, nk'uko ubushize yenda bari bavuze Burkina Faso. Wowe aho ugomba kubanza kureba ni hehe? Ugomba kureba kuri runo rubuga rwa Vatikani, rwa Kiliziya, biriho barabivuga. Ni gute se umuntu atangaza inkuru nyirizina atayitangaje? Uhita ushyira mu mashini gutyo ugateramo, ugahita ubibona ko batabivuze. Kandi ugafungura rero utuntu bita utudirisha dutanu kuri mudasobwa yenda ushobora kutatwumva. Iyo ushizemo inkuru inshuro 5 ukayifungura mu madirisha 5 ya computer, uhita ubona ukuri. None ugatangira ugapima, uyu yaravuga iki, uyu yaravuga iki, uyu yasimbutse iki, uyu yaretse iki, ikibura se ni iki nyuma y'ibi bavuze, n'iki cyubaka, n'iki rubanda bakeneye. Bene abo rero muri ubwo busesenguzi nibwo naringiye kuvuga no ku ijambo ry'Imana n'abahanura b'inyuma baza babasanga bashobora gupimwa. Yesu uyu munsi igipimo yaduhaye nta kindi ni imbuto. Niyo mpamvu rero yaba njyewe yaba wowe ni imbuto nizo abantu bashaka kudupimiraho, nabindi. Yesu ati hari uwasoroma se imizabibu ku mawa, imitini ku mikeri, n'imbusane n'ibiti bihabanye. Ntushobora gufata umwembe, urubuto rw'umwembe, ngo ujye kusoroma kuki kwipera, tuvuge urugero. No, buri giti cyose kimenyekana. Ntushobora gufata umwembe ngo ujye kusoroma ku giti cy'ipapayi. Igiti cyitwa ipapayi cyeraho urubuto rwitwa ipapayi. Igiti cy'umwembe kikeraho urubuto rwitwa umwembe. Ntabwo rero bishobora kubusanya. Reka da. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo uzabamenyera ku mbuto bera. Niba njyewe ndi papayi nkaba ndi kwera avoka, mwitone muvuga ati iki giti se bakibanguriye, iki giti se byagenze n'amahano. Niyo mpamvu rero nawe muvandimwe nkubwira ngo bishatse kuvuga iki cyo mvugo, buri mukristo yera imbuto z'ubukristo. Umupagani nawe ubwo yera imbuto z'ubupagani. Umukristo yera imbuto nziza, umupagani akera imbuto mbi. Ntushobora kuza kuvuga ngo nduw'Imana, nduw'iki ndavuga ijambo ry'Imana, ariko mu kanya rorozita imbuto bagusoromaho zibe mbi. Icyo gihe ni ukuvuguruza no kwivuguruza mu ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Murahamagarirwa rero mwese kubaho muvuga rumwe na Kristo, mwera imbuto. Erega Nyagasani ngo yabashizeho ngo nimugende mwera imbuto, kwera imbuto. Kandi imbuto zanyu zigumeho, ntabwo ari imbuto z'igihe gito. Hari igihe wahinga nk'igiti ukabona mu kanya cyahunduye zashize. Imbuto z'ubukristo zigumaho, ntabwo ari iz'igihe gitoya, ntabwo ari iz'igihe kimwe, ntabwo ari iz'uyu munsi ejo, ni iz'iteka ryose, imbuto z'ubukristo. Niyo mpamvu
kugira ngo zigiremo imbuto nyuko kuri twumvise urugero ni imbuto z'ukwizera. Aburahamu mu isomo rya mbere mwumvise, Imana iramubwira ati uramenye nagukuye muri Uri y'Abakalideya, ninjye wakuzanye aha, nizera. Aburahamu ati wamaye iki Mana? Ntacyo mfite, ngiye kuzungurwa n'abanyamahanga ndetse by'umwihariko n'umugaragu wanjye. Sinzi niba mubyumva, ushobora kuba ufite ubutunzi, ikakwereka ijuru, ikakwereka ibi byose, ariko ninde ugiye kukuzungura? Kuko mu myumvire y'Abayisiraheli ni nk'imwe y'Abanyarwanda kera kuzungurwa n'amaraso yawe. Niyo mpamvu Imana iramuhumuriza nk'uko nawe uyu munsi guhumuriza ati humura, ngwino reba ku ijuru, baraziriya nyenyeri. Ubu ngubu hano dufite twebwe saa 2:20 z'ijoro, ariko izuba riracyava. Nari ngiye kureba inyenyeri, ariko mu Rwanda cyangwa mu Burundi inyenyeri ubu ngubu baryamye kare. Mu gihe hano izuba saa 2:10 z'ijoro izuba riracyaka. Bari inyenyeri nigurira urubyaro rwawe ruzangana. Ariko umuntu ni umusaza ari kubana n'agakecuru ka Sara na bapi. Ibibazo ni bibiri, ni ugusaza, bageze kuba barashaje, barakuze. Urumva se biri bucemo? Iby'Imana iri kumubwira birakunda. Ariko ngo Aburahamu yarizeye. Aburahamu yarizeye. Ari indirimbo nakundaga yavuga ngo Aburahamu yarizeye arahaguruka ava mu Uri y'Abakalideya. Aburahamu ni umukurambere w'ukwemera. Rero igihe yemeraga Aburahamu imbuto z'ukwemera, nuko yabwirwaga n'Imana ngo haguruka. Urubuto ni iki? Ni uguhaguruka kemera akagenda igikorwa. Bakundi nababwiye njye kuvuga ngo kwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Nawe rero muvandimwe, uyu munsi ushobora kuba ufite ibintu byinshi uri gushidikanyamo, umeze nka Aburahamu mbere, nta mwana, uri kumwe ngo ninde uzanzungura n'iki, ariko Nyagasani arakuremamo amizero. Izere, ubakira kuri Kristo Nyagasani. Hanze ya Nyagasani ubuzima ni gutya, biracubangana, ariko ubakira ku Mana yawe yonyine. Ahari rero ukwemera, nk'uko Aburahamu yumvise ijambo ry'Uhoraho amubwira ati urubyaro rwawe ruzangana n'iziriya nyenyeri, ngo yaremeye atura igitambo cy'ishimwe. Niwatura igitambo, niwazana ziriya nyamaswa ngo uzizane nta kwemera guhari, maze ashoje Imana igirana nawe isezerano, nk'uko nawe uyu munsi yagirana nawe isezerano. Amasezerano ni menshi kandi Imana iyatugirira umunsi ku wundi. Uyu munsi rero gira icyo usaba, ubwire Nyagasani isezerano ryawe wifuza ko mugirana, kandi nawe uzaba indahemuka. Gusa muri Kristo Nyagasani isezerano uyu munsi agusaba ni ukwera imbuto z'ukuri, imbuto nziza, imbuto zigumaho, imbuto zizaguhesha ubugingo bw'iteka. Ineza, impuhwe n'imbabazi za Nyagasani Yezu Kristo bihorane nawe n'abawe bose. Urakoze Nyagasani Yezu, urakoze kuduhaye umwanya, urakoze kuduhaye urugero rwiza rwa Aburahamu wemeye kandi ukagirana nawe isezerano. Nyagasani Imana, nawe Yezu Kristo, urakoze kuba wongeye kutumagarira kwera imbuto mu ntege nke zacu. Ngwino utube bugufi, udutsindagize, bityo dushobore kwera imbuto nziza. Umugisha buri umwe wese udukurikiye, by'umwihariko abanyantege nke, abarwayi n'abandi bose bategereje amasezerano muri wowe, ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe. Byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique i Roma. Mwese mbifurije umunsi mwiza.